ngiye kwigisha abagore kwishyira ku myako uri kumva nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo. Uburaya imbere y'abagabo babo basezeranye bafite imibiri. Umugabo w'umurokore akeneye kunezerwa nk'uko n'umugabo w'umupagani Yesu aradufata akadukomeza. Arabufata Yesu arabafata akabakomeza akabarinda gusambana yaba atabara akabazanira abagore sicyo. None se yakuzaniye umugore akamuguha abaguhaye umugore w'umurimbo, abaguhaye umugore wo kugira ngo uhaze amarangamutima y'umutima we. Uri kumva? Ubu basigaye batunze telefone. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umugore atunze porono muri telefone ye akajya yireba yongera yireba akayireba hanyuma yabona mama Sharirene nta gishego nge cyari cyanturuka mu kanwa nta nubwo nteze kwigisha ibishego nzigisha mu kinyabupfura cya Gikristo nge mbabwira ngo bajye basigaza imbaraga zo gukora ka ninjoro. Ubwo urumva nabivuze mu kinyabupfura mu bintu waguze hari icyo wibagiwe kandi aricyo gikiyoboye ibintu byose. Wibagiwe kunezeza umugore wawe mu buriri. Ibyo biceri byawe rero nuwanga kumunezeza umuceri ntuzitwa umuceri ni ibiceri. Uri kumva? Ibintu byose uzufite nta munezero bizatanga. Niyo mpamvu akajya kuri ka gashoferi bafashwe bageze gute ni umugabo umuhahira ariko nyine ako gashoferi hari icyo kamurusha. Niyo mpamvu asambana n'abapagasi kandi hari umugabo. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ese niko byakagombye neza ko cy'abantu babitinya. Yego. Reka nkubwire bajya baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo isoni zirisha uburozi. Sibyo? Biriya bintu baburyohe bigisha. Ingo z'abakirisitu 98 cyangwa 9% barabikeneye. Kubera impamvu babikeneye bafite imibiri. Umugabo w'umurokore akeneye kunezerwa nk'uko n'umugabo w'umupagani. Yesu aradufata akadukomeza. Arabafata? Yesu arabafata akabakomeza akabarinda gusambana yaba atabara akabazanira abagore sicyo. None se yakuzaniye umugore akamuguha abaguhaye umugore w'umurimbo, abaguhaye umugore wo kugira ngo uhaze amarangamutima y'umutima we. Uri kumva? Ntago Yesu mu bintu azaduha azakushakira umugore agushakira umugabo hanyuma azaza se no kumugupfumbatira. Uri kunyumva? Ndakumva. Biriya rero birakenewe ndetse 100%. Impamvu bikenewe urayizi? Aho isi igeze ndashaka kubwira abarokore ngo nibareke ubujiji. Ubu basigaye batunze telefone. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umugore atunze porono muri telefone ye akajya yireba yongera yireba akayireba hanyuma yabona mama Sharirene nta gishego nge cyari cyanturuka mu kanwa nta nubwo nteze kwigisha ibishego nzigisha mu kinyabupfura cya Gikristo nge mbabwira ngo bajye basigaza imbaraga zo gukora ka ninjoro. Ubwo urumva nabivuze mu kinyabupfura ariko impamvu bino bintu bikenewe mu rusengero nuko bishenye ngo umugabo aranyarukira aha kuri YouTube sibyo yaza kureba akahabona abakobwa kazi bakatishije yikuzimu bakamwereka style posteri position hakaba position z'impagani kuko arimo kubyigishwa n'utarasomye Bibiliya arimo kureba ibintu ugira ngo asahava atatse nimero. None se ntibashyiraho nimero unkeneye dore nimero zanjye ubwo se akeneye iki? Akeneye izo position zabo. Hanyuma se nimba yo maposition mwabagabo mwe mwirirwa mureba kuri YouTube abagore banyu batayazi hanyuma tukaza kubibigisha mu buryo busobanutse bwa Gikristo
tukabwira umugore wawe ukuntu agomba kugushimisha no kukunezeza, kugira ngo ya nimero wafashe ya maraya turabazi, dore ko turabazi. ese ko muvuga abagabo gusa abakobwa nyine se ninagira ku bagore nigishije umugore wawe kukunezeza, iriya maraya yagutwaye ugahita uyibroka ukarokoka n'ubugingo bwawe, ntabwo naba nkugiriye neza. None se mwa bagore mwe, iyo mwahuye muri bangahe mu ngo zanyu kuzi ukuntu muganira uti uwanjye we bimeze gutya, umugabo wanjye gesha bimeze gutya, wagira ngo sinashatse ndabayobewe. Hanyuma wajya kuri ntuzamu uzi ko kuri Facebook uzi ibintu bihaba, hari abantu usanga ngo ni abapfubuzi bikorera publicité, umuntu wese ushaka ko mupfubura dore nimero zanjye, bakerekana n'abapfubye uko bameze, Mana ya Isaka na Yakobo. Ibyo biri kureba abagore bacu. Wa mugabo we, wowe bakwigishije ukamenya ibintu bituma umugore wawe atajya gusacinga uko abagabo banezeza abagore, ntabwo wanezerwa n'ubugingo bwawe bukarokoka. Ese ibi bintu byo kutanezezanya mu buriri ko bitumye abagabo baca inyuma abagore, ko bitumye abagore baca inyuma abagabo, kuki badashaka kubyiga? Haterwa agahinda rero n'abantu bafite isengero badaha umwanya bubatse ngo bashaka abantu bafite izi nyigisho, batumire na bariya ba buryo ngiye mfite urusengero mu materaniro no mu masengesho agomba kuboneka rimwe mu cyumweru, nashyiraho umunsi wo kwigisha ibintu by'abubatsi. Kandi iby'abubatse gusa ntabwo ari mu buriri, kuko kunezeza umugabo cyangwa kunezeza umugore ni urugendo rurerure, ni urugendo rushobora gutangira mu gitondo rugasozwa nijoro. Ariko nta bantu bashaka kugenda urugendo rwa 3 z'ijoro bagahita barurangiza, ntabwo byakunda. ese undi kuki abagore mwifuza ko abanezeza? Hari umuntu se wanga kunezezwa? Nta muntu n'umwe wanga kunezerwa. Patiri ujya gushaka umugore nkuguriye, uretse gato, nkuguriye icyo ukeneye cyose ndi umugabo wawe, yego, nkuguriye igitenge baze nk'iyo, nkaguha ibyo kwiga no kunywa, nkakubaha, nkakusiga ugasa neza, simba nkunejeje? Sawa rero, none se reka nkubwire ko hari abagabo bameze uko nguko babitekereza. Reka nicyo bazira. Niyo mpamvu abapfubuzi bahise bakora ishyirahamwe, mwabagabo ririya shyirahamwe nta handi ryaturutse kuri ubwo bujiji bwanyu ngo njyewe uyu mugore mugurira ibitenge, mugende murebe garderobe iruzuye, uyu mugore murebe sitoke yuzuye ibyo kurya, uyu mugore mureba ngura amashakoshi aruzuye n'inkweto ziruzuye. Mu bintu waguze hari icyo wibagiwe, kandi aricyo kiyoboye ibintu byose. Wibagiwe kunezeza umugore wawe mu buriri. Ibyo biceri byawe rero, nuwanga kumunezeza umuceri ntuzitwa umuceri, ni ibiceri. Uri kumva? Ibintu byose uzufite nta munezero bizatanga. Niyo mpamvu azabibita umugore wawe agiye gusambana n'umushoferi umutwara, ka gashoferi kareshya n'igikumwe kadafite igara, ariko nyine kazi ubwenge. Ubwo se ubutukanye? Impamvu mbivuze gutyo ni ikibazo abantu bagira, ngo mbega umugore ngo ararya nabi, agata umugabo mwiza nk'uriya umuhahira akajya kuri ka gashoferi bafashe ubageze gute. Ni umugabo umuhahira, ariko nyine ako gashoferi hari icyo kamurusha. Niyo mpamvu asambana n'abapagasi kandi hari umugabo. Ubwo abapagasi barya imyumbati, bose akira amavuta. Imyumbati abapagasi bariye ifiriti, ahubwo se naguze njyewe nabonye byinshi. Ubu ndi umunyamabanga w'abantu, nkaba n'umunyamabanga w'Imana. Nabonye byinshi, nabonye aho umugabo asiga amafaranga mu rugo, kabona umukobwa aratambitse agiye ku gasore k'akamotari. Nimvuga akamotari, amamotari simbatutse. Ubonye igihagararo cy'umugabo we n'imodoka agendamo n'akazi akora na biro yicaramo n'ibirokoro, hanyuma ukareba n'abamugaragiye, hanyuma ukitegereza n'uwo musore, ugasanga umureti aho kugira ngo utekere umugabo yakije imodoka avuye agiye ku kazi, undi nawe agapakira amagi, imbuto, ibifaranga umugabo yamusigiye, akajya gutekera ka kabogari. Uri kumva? Ibyo rero nta handi bituruka, tujye tuvugisha ukuri. Hari uburyo yamunejejemo bukwiriye, hanyuma nawe amumariraho imitungo. Ubwo rero ugasanga umugabo ngo abagore ngo murataha ntibabafate neza, abafite aho yiriwe bamufata neza, yaba kubaza iki? Rero ibyo bintu bya Bibiliya byanyu, ngo za Bibiliya zanyu, soma Bibiliya ariko wige n'ubundi buzima. Gura igitenge cyangwa ugure n'ipantaro, mwite ku ngo zanyu, kuko urugo rwawe tuze gukora kera. Ndakubwira ati namwe abagore rega hari ibibazo mama mufite. Icya mbere mwambarira abandi gute se?
wambara agatenge keza, akajipo keza, ugasokoza umusatsi, ukisiga usohotse mu rugo, nta n'isutiya wakwambara. Ibitenge n'ibyo birereta n'ibyahi by'abana no guheha umwanda wabo, gusa umugabo azagutekereza gute umeze uko? Mujya mubarega ngo bagenda ngo bareba ngo bakobwa nyine bayabisize. Yakoze cyane. Ubwo ntumva ko kantu ushyizemo, ako ngako ubwo ni nkaho mbwiye ngo ni nkosora abagore. Yego. Reka nkubwire no mu ruhande rw'abagore niyo mpamvu bakwiye kwiga. Urajya kuvuga ngo umugabo wawe aguca inyuma. Naho ahubwo azaguce n'imbere. Aguce n'iburyo, aguce n'ibumoso. Uko nguko uvuze nibyo. Umukobwa yaba ari kurambagizwa, ugasanga arikoraho, shera ari bunsure, nyine agahora ku cyangwe. Yamara kubana nawe bakoze ubukwe yageze mu rugo, ukagira ngo yaragafashe. Kandi urukundo ruravuma. Umufatisha. Umugabo mu minsi y'imperuka barakubeshya. N'igishyimbo kugira ngo gikure kiravomererwa. Ikintu cyose wateye kugira ngo kibyare umusaruro gikeneye ifumbire, kigakenera n'amazi. Hanyuma rero uwo mugabo nawe ukeneye ko atazaguca inyuma. Ugomba nawe gukora ibintu nyine byatuma ataguca inyuma. Yanaguca inyuma atari wowe biturutseho, ukabyereka Imana. Ese koko uwo mugore nawe umuntu abaye umugore kuko umugabo nyine yamufatishije, ukabona yahereye mu gitondo za njwiri tugira hano mu mutwe, usibye ko nge ntazigera ziragatsindwa, ukagira ngo mu mutwe harimo imbagara n'urubingo, kubitamo igitambaro nta umva mwabagore naho abagabo barashoboye. Uri kumva? Kandi burya abagabo, reka nkubwire, mu bintu abagabo bigaburira abagabo n'amaso yabo ararya. Nimba kwindiga iryo amaso y'abagabo ararya, mwabagore mwe. Amaso yabo, amaso y'umugabo ashobora kurya avuye kuri banki ataratanga minerivare agahura n'inkumi kuko amaso yahaze. Iyo nkumi nayo ikarara ihaze uwo munsi. Akeneye kukubona usa neza naho waba uri gukoropa. Akeneye kukubona usa neza uri gutegura ku meza kugira ngo arye. Akeneye kukubona usa, umva, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba akeneye kukubona usa neza. Naho biriya byawe byo kuvuga ngo uzasa neza ku cyumweru ugiye muri repetition. Hano hanze hari abagore bahora ku cyangwe mu mibyizi no muri weekend, ku manywa na ninjoro agahora ku micyo. Kandi ibyo bintu nawe ubishatse wabigira gute? Wabikora. Ese umugabo koko azatahira mu bimamiyo byacumbye ubugari, atahire mu bikombe byumiyemo ibikoma by'abana naho babimennye, atahire muri saro yuzuyeho inkari z'abana? Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 34 Ibi bintu rero niyo mpamvu tubyigisha. Ibi bintu nibyo nshaka. Leta mbana kukubaza rero tugana ku musozo wenda uzakomeza. Ufite gahunda ki kuri ibintu ko mbona ne watinyutse kuvuga ibintu bikaze, ukicana n'abantu bavuga ibintu bikaze cyane agajya gubikora? Ufite ishyaka rimeze gute? Abantu ugiye kubaho iki kuri mama wafisho uteganya kuri ibintu byingo? Ngewe iminsi ifite ku isi ntago nyizo. Ngewe ndashaka kuba uwondiwe, ntago shaka kuba uwo abantu bavuga cyangwa uwo bashaka. Kandi nkeneye ko hazajya hari abantu bamamagara bakambwira ngo urugo rwanjye rwakuboneyeho umugisha. Iryo jambo rirampumuriza. Kuba ntazabarurwa mu bagore bashenye ingo, ahubwo nkabarurwa mu bagore bubatse ingo. Ibyo bintu ni amafiyeri ngendana. Kuba imbere y'Imana ya Isiraheli nta rugo ruri ku mutwe wanjye mu myaka maze irenze 10, naba narashenye cyangwa narahiritse. Nta mugabo wabandi natwaye. Nta mugabo wabandi natwaye, ntarigeze nanabitekereza ngo bipfire mu nzira bitarabo. Ahubwo nkajya numva abanambwa ati nakurikiranye ikiganiro cyawe, nuwanyubakiye urugo, ubu ibintu bimeze neza. Umva niyo ntego afite. Rero kugira ngo ibyo bigerweho, niteguye kuvuga
no gukora ikintu cyose cyatuma abantu b'Imana bagira ibyishimo mu ngo zabo biturutse ku biganiro byanjye. Ubu rero ikiganiro cyitwa ngo menya nibi mu bubatsi kimaze iminsi cyarasinziriye, ariko ubu kigiye gukanguka shaho. Ngiye kwigisha abagore kwishyira ku myako. Uri kumva? Nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo. Uburaya imbere y'abagabo babo basezeranye. Mu ntega amatwi ubu kano ugiye kwigisha no gukora uburaya. Ave kano bazagakate noneho ndagowe we se tuza kugakatara. Ndashaka kwigisha abagore b'abakirisitu uburaya bagomba gukora imbere y'abagabo babo. Patrick uzambabare nibagakata uzambera umugabo. Bundi rero Patrick kuba umuntu yabindaye imbere y'umugabo we nta cyaha bakoze, kuko usanga abagabo benshi batwarwa n'imico y'indaye. Ubwo rero abagore b'abakirisitu bige kuba indaye imbere y'abagabo babo. Hanyuma rero abagabo nabo bige kuba bahehesa imbere y'abagore babo, ko bajya guheheta ahandi. Noneho umugisha n'ibyishimo byabo ntibajye kubinyanyagiza muri za maraya. Umugisha Imana yaguteguriye ku mugore wawe. Ntabwo twabishobora. Oya ntabwo babishobora, ariko oya ntabwo babishobora, ariko nyine ngiye kubibigisha, nzajya nyine mbabwira gato gato. Ese uzabibwirwa n'iki? Warabizi se? Subiza. Ariko sereka nkubwira, urabona imyaka mfite? Urabona imyaka mfite? Uzi imyaka mfite ariko? Ntabwo nyizi. Mfite imyaka inyemerera kubyigisha, ariko reka nkubwire, Imana yakugira icyamamare ku rwego rw'isi, ukaba utazi inyigisho waba uri igiki. Ngomba kugira inyigisho z'ibyiciro byose, uri kumva, ku buryo umuntu wese uzajya nkatiraho. Nese reka nze nkubaze, umukobwa araje arambwira ati ngiye gushaka, sibyo? Ni ibihe bintu by'ingenzi mama Sharire nazakorera umugabo wanjye bikamubera ibyishimo? Hanyuma njya kuvuga ngo ubwo ni uburaya. Uwo muntu urumva adafite umushinga mwiza. Iyo rero mpamagaye turi babiri, umva kuri kamera hari ibyo ntabasha, ariko turi bade ngomba kubimusobanurira. Uwo mukobwa mubwiye nkamugira inama, akagenda ari muri uwo mwuka wo kugira ngo anezeze umugabo we, ugira ngo nta mugisha nzakura aho ngaho? Ngewe rero ndashaka kwigisha abagore n'abagabo mu buryo bwimbitse. Ni gute umugabo wawe ashobora guhura n'ibyaha ukamurwaza akabikira utamusonze? Wandaya we y'umugabo, uburaya bwawe buretse Imana izakwica, buretse Imana izakwereka. Ese wamujyanye mu bitaro by'urukundo ma? Wamujyanye mu bitaro by'urukundo ko ari umugabo mwasezeranye, ari umugabo wawe, ukamurwarizayo, ukamuha keya zivanze no kumusengera, ubwo burwayi bw'uburaya ko bwakira? Reka tubitegereze, Imana izagushoboza. Ego, Imana izabinshoboza. Ubwo rero nta kindi mu bintu ndi gukora mu byiciro bitandukanye. Ndashaka kuhugura cyane abantu babana n'abagiye kurushinga. Yego. Uzagushaka uzamwitaba? Nzamwitaba. Uyu munsi hari umusore n'umukobwa udukurikiye bafite umushinga w'ubukwe, baguhamagara wicaza ukabaganiriza. Yego. Nabaganiriza. Ubwo ko iki kiganiro aho hasi urabona nimero zihambitse, ni z'uno mu mama yitwa mama Sharire, ube wamwandikira kuri WhatsApp ukaza no kuzivuga ngaho nguko twumvisha impamvu wicaranye nabo, ubwo nta kundi. Yego, nzanakomeza nicarane nabo ko mbiboneye umwanya, ubundi nicare njyenyine, ariko ndashaka no kubwira n'abandi bafite uyu muhamagaro, bafite uyu muhamagaro wo kubivuga no kubyigisha, uzampamagare uze dukorane ikiganiro cyangwa ukime ikiganiro. Yego, yitwa mama Sharire, cyane yitwa mama Sharire official, ku biganiro bitandukanye. Ibi ni ibiganiro bidasanzwe, agira ibiganiro bya Gikristo byivuga butumwa, ariko kandi n'ibiganiro bidasanzwe ko bitari hanze ubutumwa none kuko bavugamo uko Imana ikora no kwagomba kwitwara mu bintu bitandukanye. Hari abavuga ngo cyo gikorwa n'igikorwa cyo kuramya Imana ngo ni umurimo w'Imana cyane. Niyo mpamvu ugomba kubahwa mu kuramya Imana, harimo kuririmba bakizihirwa, bagaha n'Imana icyubahiro, bagashimira Imana. Erega nuko shitani yabivanze, ariko ni igikorwa cy'umugisha. Utinya ibintu byanzuwe n'ijuru, ibintu Imana yaremye, ibintu Imana yateguye, ikavuga ngo mu bintu gatangiza uwo mushinga, hanyuma iranabikunda iyo byakozwe mu buryo bwiza, uhesha Imana icyubahiro, ugahesha icyubahiro na mugenzi wawe, Imana iri mu ijuru iranezerwa. Yego, baguhamagare kuri nimero ya kangahe? 078 354 2 6 078 354 2 6 8. Ni nayo impamvu ushaka kubabwira ngo n'abagore cyangwa abakobwa
bakeneye kujya ku rubuga rw'abagore n'abakobwa afite, aho tugenda tukugira inama udatanze icyifuzo muri rusange. Iyo ufite icyifuzo uraza ukakimbwira, ukavuga uti nimungire inama, afite iki kibazo mu rugo, tukakijyana muri gurupe nawe urimo ariko batazi uwagitanze, kuko tuba tubana n'abantu. Hari abo utizera, ushobora gutanga icyifuzo cy'urugo rwawe ugasanga abantu bakwatatse. Nuko rero tubigenza, urambwira uti mama Sharene mfite iki kibazo gutya na gutya, ahita mvuga nini mugire inama uyu mubyeyi, nkabishyira muri rusange ariko ntibamenye uwo ari we, kugira ngo nawe ugumane umutekano w'urugo rwawe.